igitabo cy'umuhanuzi witwa Yona igice cya mbere n'umurongo w'ikenda. Ijambo ry'Imana riravuze ngo arabasubiza ati ndi umuheburayo nubaha Uwiteka Imana yo mu ijuru yaremye inyanja n'ubutaka. Tujye mu bice bibiri umurongo wa 11 aravuze ngo nuko Uwiteka Imana ategeka urufi ruruka Yona imusozi. Dusoreze mu bice bine umurongo wa 6. Uwiteka Imana itegeka uruyuzi rumeraho Yona yarari ngo rumutwikire rumubere igicucu ku mutwe rumukize umubabaro yari afite, maze Yona ararunezererwa cyane. Amen. Ntakira neza ijambo ry'Imana. Nababwiye ko nitwa Reverend Pasteur Moise Sindayigaya. Tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo itegeko rya Yesu nawe rikugereho uyu munsi. Yesu agira ibintu agutegekera, agira ibintu ategeka. Itegeko rya Yesu. Iyo tuvuze itegeko abantu bagira ngo ni ugutegeka gusa ku bijyanye n'ibisubizo by'ibyo kurya n'imyambaro by'inahangaha. Nowe hari igihe Yesu anategeka, agategeka ubuzima bushya muri wowe. Hari igihe Yesu ategeka umudayimoni wari waragutinze agakurekura. Hari igihe Yesu ategeka ikibanza cyawe kikaba amahoro. Yesu ajya ategeka. Itegeko ry'umwami rigere ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Hanyuma uyu ni Yona. Yona sinshaka kumusobanura cyane, ariko ndamubibutsa yabaga mu gice cy'amajyaruguru cya Isiraheli, hahandi hari imiryango 10 yayoborwaga n'uwitwa Yerobowamu mwene Nebati. Uwo nguwo rero icyatumye amera cyakagira aya makuru ni ukubera iki? Inenewe nibo bari baratwaye bene wabo, bari barabatwaye barabajyana babagira abanyagano, bakorera ibintu bikomeye umuryango we. Bamwe baranabica, bamwe babica babakuyeho uruhu. Yona abarwara inzika, ariko nk'umukozi w'Imana Imana iza kumutuma. Kubera iki Imana iri gutuma kuri Nenewe? Nuko hagiyeyo imiryango 10 ya Isiraheli, kandi iyo miryango impamvu Imana yayitumye Nenewe iyigiraho ububasha nuko bari barasubiye inyuma bayobowe n'uwitwa Yerobowamu. Yerobowamu yabagushije ate? Yabakuye ku Mana, abigisha gusenga ibigirwamana, afata ibinyana 2 kimwe agishyira idani. Ibyo binyana 2 akajya babwira ngo ngize Imana zabakuye muri Egiputa, mujya muzisenga muzikubita imbere. Cyo bita kuyoba. Iyi minsi ya none hagwiriye abahanuzi b'ibinyoma, hagwiriye abantu bavangira avuze itavuze, hagwiriye abantu babahanuzi bahanura ubuhanuzi kubera inda zabo, hagwiriye abantu bashinzwe kuyobya abantu b'Imana. Ariko mwibuke ko Bibiliya iravuga mu Bagalatiya ngo nimuyobe. Imana ntinagurizwa izuru, kuko ibyo umuntu abiba hari ibyo azasarura. Ni ijambo rivuze ngo umwuka wose uyobya Imana ikurinde gutandukanye nawo. Nta mbaraga n'imwe, nta ntwaro n'imwe, nta bushobozi nabwo buhari bwasimbura imbaraga z'Imana. Amen. Ivugana nawe yitwa iyo kwizera, yitwa ishobora byose, yitwa rubasha. Yerobowamu yahemukiye Imana, kandi Imana ariyo yamukuye mu masahani bade. Uzi kugira ngo umuntu yibagirwaho Imana yamutoraguye, si kugira ngo umuntu agomere Imana ariyo yamupfundikanyije agahumeka akabona ageze aho ageze. Si kugira ngo Imana iguhe kurya ifi n'ifiriti nurangiza wibagirwa aho yakuvanye mu buzima bupfundikanya. Uzi kwibagirwa Imana ariyo yakurinze gupfa. Uzi kugira ngo Imana igusi. Muri ibyo ngo arantangaza, Yesu arantangaza. Akura umuntu muri puberi akamuhindura. Cyo ni igikorwa cya mbere ijuru rikora, kugukura muri puberi aho amateka yagutaye, hanyuma ugahindurwa n'ijambo. Haleluya. Kabiri ngo yamara kumuhindura akamukarabya. Ndashima Imana ko ako gasura ari aka Yesu. Ako gasura
gasura niyo sura n'ubwo buzima. Haya, haleluya. Akamukarabya, akamusiga, akamusiga, kakunogereza. Abantu bakureba bakabona ufite igikundiro. Munize mbere hose kuki batakibonaga. Manurera, 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 manurera we. Manurera, manurera, manurera. Haleluya. Hanyuma wakamwambika. Nagira ngo mbaze mubwire ngo Yesu azi kwambika, akakwigisha kujyanisha, akakubwira ngo none bambara burya, akakubwira ukuntu uri buhuze kandi kera bitarashobokaga. Yesu azi kwambika de. Akamukarabya, akamusiga, akanamwambika. Iyo ni imirimo Yesu yakoze ku buzima bwawe. Hanyuma perandema ni fasteka. Yerobowamu yibagirwa iyo mirimo, agarukira Bayali, ibigirwamana. Ndamubwira, nigeze mbabwira ngo ukurikije aho Imana yagukuye ntabwo ari we wakabaye uwo. Ukurikije intambara Imana yakurwaniriye si wowe wakabaye uwo. Ukurikije amateka yawe n'Imana ntabwo ari wowe wakabaye uwo di. Tuzi neza ko Imana yacu ariyo itugejeje naho tugeze. Tuzi neza ko nta mpuhwe isigeze itugirira. Ubanza umera Imana icyubahiro. Iyi niyo yakugiriye impuhwe imbere y'ishyanga ritagira imbabazi. Izamurira amaboko yibwira ngo warakoze, kuko wahagobotse bikomeye. Imana yahagararanye nawe bikomeye, ikurinda guseba no kumwara. Hashimwe Imana. Nibyo ko kuri kurwana intambara n'uyu munsi, ariko ntabwo zakugejeje mu rwobo zari zaragucukuriye, ahubwo Imana yakomeje kukwimana uko bukeye. Yaratwimanye uwo Yesu inshuro ibihumbi n'ibihumbi, kandi si ibanga barabizi, n'ejo bundi yaraturamiye. Dushime buri munsi iyo twibutse iyo neza. Hanyuma haleluya, ngo birangiye Yona ahabwa message, kandi iyo message ayihabwa ku banzi be. Ntimugakunde cyane kubwira abanzi banyu ngo bapfe. Niba Imana dusenga itari Bayali, nimureke ibyo ikoze n'abanzi banyu babibone. Niba mwemera yuko igitangaza kivuga, nimureke cye kuvugira mu bakunzi gusa, kivugira no hagati y'ababisha. Nimureke kivugira no mu marembo yabo, muri karitsiye y'abapinga bazamenya ko ufite Imana ishobora byose. Mu bintu bikomeye byagoye Yona ni uguhabwa message y'umwanzi we karundura. Yona arabati nabo si bo babona ibyo bintu ujye ubyihorera. Hari umugabo umugabo yaramubwiye ati ariko ubundi wowe ko wambaye iburuze y'umugore
ubundi ubona uri umugabo. Undi ati kandi ubwo nahamagara Imana njye ikaguhombanya. Aramubwira ati yibwire ariko nitamuhombanya ngenda siga nguhombanyisha. Nishaka kukubwira ngo ntugasenge nabi kuko byakugusha. Igihe cyose usenze ibintu ntibibe ako kanya mu mwanya wabihamagayemo birakugusha ugira ngo Imana ntihari. Ariko Imana iramutse ikoze gutyo yabibaye nk'ikoreshwa na telekomande, yabimeze nk'iyoborwa n'abantu, kandi Imana ni independent, ni unjudgeable. Imana ntabwo icirwa urubanza, ntawe wayibaza gukoza ibiki, ikora ibyo ishaka mu ngabo zo mu ijuru no mu isi. Ukwiye kwakira ko igihe cy'Imana iyo kigeze ntawe wabihindura. Noneho wa mugabo arabati ngiye guhumiriza mbareho ubwo nitamuhombanya ngenda kanguka nguhombanya. Wa mugabo ati ngwino uyu muhombanye dore yanansuzuguye, yasuzuguranya amavuta n'imbaraga. Imana iraceceka. Ibonye agiye kugera ku mibare yo kumuhombanya, iramubwira ngo ntukabure ubwenge, ahubwo mubwire ngo nzakugirira neza. Mubwire ngo ntago namuhombanya kuko nzamuha agakiza nawe akizwe. Ahita amukomanga aramubwira ati kanguka wumve uko umbwiye. Wa mugabo wari ugiye kumuhombanya arakanguka ati kubwiye ngo iki? Ati rambwiye ngo ntiyaguhombanya, ati kuko izaguha agakiza nawe uzayikorera. Wa mugabo ahita aseka ati niwumva se tubundi se ko cyo avangira amuhombanya. Ati ubwiza ama agakiza ati nacyo se ntacyo nagutwara. Ati gendere mukozi w'Imana. Ariko siwe wari umwiteje. Wowe ntugahamagara Imana ngo umere nkaho uyitegeka, ngo nudakora ubukwe ngo muri uyu mwaka uzaba umemukiye, ngo ngewe ngo nzaba ngo abantu bazabyita iki. Ariko Imana ntagikorera ku gitutu cy'abantu, kandi nzakuvaho ngo ngewe ngo nabivamo. Buriya uzi ko haguruka ku ntebe hari abandi bari kwiyicaraho. Iyo wivumbuye ku nkono urara ubusa, niwivumbura ku Mana kawe kazaba kashobotse. Uhima Imana yigumaho. Iyo ushaka kugira ngo Imana yawe iganze ugumana nayo. Haleluya. Ona lasipa de nome stakoseba. Imana yawe izagaragara, izaza ntabwo izaceceka. Yewe Morodekayi we, Imana yawe izaza ntizaceceka. Hamani wagusongoreye urumambo aribeshya ntakizaba. Tuzaruhuka abagenzi, tuzaruhuka imiruho, azaduhanagura amarira yose n'igitutsi badututse. Hamani uriye uguhiga azakugwa ku birenge. Hamani uriye uguhiga azakugwa ku birenge. Imbaraga z'amasengesho Hamani narakazimenya. Igitabo cy'ubucurabwenge cy'imirimo narakakimenya. Hamani uriye uguhiga azakugwa ku birenge. Haleluya. Hamani azakugwa ku birenge. Turi abanyamugisha yemwe, turi abanyamugisha, ntabwo tuvumika, turi ubwoko butuye ukwabwo. Intare ya Yuda iri muri twe. Amina. Imuha mesaje yijyanye ngo nasimbutse ibintu byinshi. Nawe aravuga ati sibo babona. Urabati aho kugine newe ndagitarushishi. Ntago abantu benshi bakunda kubeshyira Yona. Ntago Yona yari yavuze ko atazajyayo, ahubwo yagiraga ngo agenda yitinze itarushishe. Hasigaye iminsi mike kuko yari yamumaze kumubwira ko ari iminsi 40. Agenda hasigaye nyinga ababwira ati rabakubise nayo itimanuri inyundi bakubite nyine bese nyine bemere nk'abahurije avuga nayikora. Nibyo yashakaga kuko bari barayibumababasha. Ntago yari yaranze kujyayo burundu, ahubwo yari yanze kugendera ku gihe cy'Imana. Ko iyo mitima kuki abantu bayigwisha, kuki abantu bayigwisha. Baranagira ngo ubwire ngo Sawuli wawe ugomba kugira ngo umenye ko wanesheje urugamba, ugomba kugira imbaraga zibabarira Sawuli na Sawuline batagusabye imbabazi. Kuko Sawuli n'ubundi ni umurwanyije amara 38 uri muzenguruka mu mashyamba kandi we warimikishijwe amavuta.
Sawuli araho ari ku ngoma arya ifirifiriti, Imana yaramuciye ku ngoma. Ntabwo Imana ikora nk'abantu, ishobora gusha uwo muntu wawe, ishobora gukubita ukurwanya, ariko bikazamusora hashize imyaka 15, nyamara umunsi wasengaga ariho Imana yakoze. Rero ujye umenya igihe cy'Imana. Imana ntabwo ikorera nk'abantu ngo byacitse kwande ko nibicika ijuru rizabidoda. Ikimenyetso cy'uko bitayicikanye nuko aho bashatse kugushyira batakugejejeyo. Bo bari bazi ko urangiye, nuko Imana yari ibizi kutazarangira, yari ibizi. Yesu nashimwe. Noneho aragenda ngo ajya mu bwato. Mwibuka afite amasezerano y'abantu binenewe, arayafite amasezerano aremereye, arokora ubuzima bw'igihugu cyose, ariko yumva ngo ni ibintu byoroheje. Nawe ngo yikubite mu bwato, abwira abatwara ubwato, arababwira ati ndabaha amahoro yose mushaka, ariko munjyane mu mahano heza hadafite akavuyo, mushyira ahantu hatari ikibazo, mushyira ahantu hatari butere ikibazo, niho nshaka kujya. Ngo bamushize atangira no kwisinzirira. Aba bantu bari abahanga mu nyanja, bari bazi gupima, bagapima igihe inyanja yazanye umuraba, bakavuga ngo tutaza guhura n'ibibazo mu nzira mu nyanja. Bari abahanga, bapakira ibiro nk'uko basanzwe, ntibari bazi ko isezerano riremera. Ndagira ngo umuntu kuri ruhande mubwire ngo isezerano riraremera, nibashake bakwitondere. Isezerano naho byaba bigaragara ko nta biro ufite, ariko isezerano ufite rifite ibiro. Naho abantu babona woroheje, ariko isezerano rikurimo riraremereye. Haleluya. Nafite nome ndafashijwe mani, ndafashijwe. Isezerano niba ufite isezerano ry'Imana wihangane, reka gushidikanya izasohora. Imana ntabwo ikibeshya kandi ntihinduka, ibyo yavuze byose bizasohora. Ari iby'Imana yakubwiye mu cyumba wiherereye, hari n'ibyo yakubwiye uri kizabonwa. Imana irinda ijambo ryayo ikarikurikiranaho, iby'Imana yavuze byose niko bizasohora. Haleluya. Ibyo ivuga birasohora. Yona afite ibiro ariko ntibabizi. Hari abantu bazi ngo bafite imbaraga. Nta muntu wakurusha imbaraga, Imana iri kumwe nawe. Ndaguhakaniye. Yavuze ngo iki Yesu? Reka dukoreshe ijambo abantu batagira ngo. Yaravuze ngo nimwizera muzabwira n'imisozi ngo nishinguke hitabwe mu nyanja. Ubu hari umusozi uri bushinguka none, ubu hari imisozi turashingura mu izina rya Yesu. Hanyuma enamasi ngini ma alabe la foto traisi benfa resto apeka. Ndafashijwe kandi ajya mu bwato, ntibamenya ko afite ibiro, ntibamenya ko aremereye, babibwira ko ari umupasenja nk'abandi bose. Gerardine ararengera bango ngo nubona ngo ari umuntu wubaha Imana ujye umwitondera. Niba ari umukobwa yubaha Imana ujye umwitondera. Yarara nabi bugacya byahindutse, yarara rwangwa bugacya bamuvugiriza impundu,
birasobanutse. Tera haleluya. Umuntu wavuganye n'Imana aratungurana. Noneho baranahaguruka da baragenda. Ijambo rivuga ngo itegeko ry'umwami rigere iwawe uyu munsi, rigere ku buzima bwawe. Enasikava vuga ngo rigereho, vuga ngo nanjye rigereho mwami. Sobelandema nesi alawazima. Hanyuma Yona yibereye mu bwato, ngo batsutse, ngo bamaze kugera mu mazi, bya biro bye bitangira kugaragara, bitangira kumanura ubwato bukamanuka. Bati nimugire ibintu muroha, turabona ubwato bugiye kurengerwa, nimugire ibintu muroha. Ngo bakaroha imyunyu kuko ari iremera. Isezerano rikanga rikaremera. Tirewe yari rirayobye. Isezerano ryawe ntabwo rizayoba. Imana izaritunganya, Imana izaritegekera, Imana izaridirectinga, Imana izariyobora bakarikugezeho. Rikaremera, bakaroha imyunyu, ubwato bukanga bukamanuka, inkugi ikanga ikamanuka. Bati niko. Ngo bagafata ibyuma, ngo bakabiroha. Bati nibyo biremera. Wapi? Ubwato bukanga bukamanuka. Batangira kurebana. Atari ko ubundi reka mbabaze, ko dusanzwe tuzi ko muzi ubwenge bwo gupakira, niki kiri gutuma noneho byatuyobeye? Uko niko bajya babazanya, bakavuga bati ko dusanzwe tuzi ko muzi kuroga, ni mpamvu kino natapfuye, ibyo mwakoze byageze. Haleluya. Ko dusanzwe tubaziho ubuhanga, byagenze bite? Ko niko bagushikisha ntibakubone, ko niko bakuzinga Imana ikakuzingura, ibyabo bigahinduka fake, iby'Imana bigakora. Uri Imana wabaye Imana, uri Imana wabaye Imana, uri Imana wabaye Imana. Mana we uri Imana wabaye Imana, uri Imana tugushime Mana, twarakubonye mu bibazo byacu wabaye Imana, mu ntambara zacu warabonetse. Mana we sanarabosa kitaposa pia Sabima kita monga riba sima. Haleluya. Ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu, ahubwo tubayeho ku mugambi w'Imana. Ahubwo tubayeho ku mugambi w'Imana. Tuzabaho ku mugambi w'Imana. Haleluya. Ni ku mugambi. Yona ngo bakora ubufindo di. Bati niko nimubaze namwe mumenye. Baratangira mwati niko ni wowe cyangwa ni njyewe. Ngo bararebana, Imana iri kubakora amakazi igira ngo igaragare. Bibutse ko umunsi abantu Abafilisitiya batinyuka kuraza Imana hamwe na Dagoni, ni wo munsi Imana yabakozemo akazi. Ariko watuje ko igiye kubakoramo akazi ntacyo ukoze. Tera haleluya. Ngo bararebana birabayobera. Noneho ngo bumva Yona ari munsi iyo hasi ari mafu. Tuwo mugabo sha baratangira banamwita ikigabo. Muzabisoma icyo kigabo kikuntu mumubwire wase yambaza Imana ye ko twiyacu yanze kutwitaba. Baba baramuhamagaye bamukomanga ari muri nini, aho bita muri nini, ibitotsi ari byose. Tindi kwa mugabo tubundi uri muntu ki?
ahita ababwira ngo irya mbere njye ndi umuheburayo, kabiri nubaha Uwiteka Imana yo mu ijuru yaremye inyanja n'ubutaka. Bati nta wundi n'uyu nguyu, niwe uduteje ibibazo, n'uyu nguyu. Baramaza ngo dukore iki? Ako kanya Yona ahita afata misiyo yo kwiyahura. Abati Mana, ubwo urashaka kubakiza n'ibintu bankoreye ngo ngewe sigare n'agahinda bo bajye bakubwa neza? Muributse ukuntu Yeremiya yavuze, kucya bakiranirwa bakubwa neza, warabateye bashora imizi barakura bakiri imbuto nyinshi, ariko bakure y'imitima yabo, ariko bakure y'imitima yabo. Ukibaza kw'Imana yakuretse bamba ukabona ko yamutereranye, ntabwo yakuretse, ntabwo yakwibagiwe, nuko bimeze. Mana we ntabwo yakuretse, ntabwo yakwibagiwe, Mana we ntabwo twumvishe Yesu. Ariko bari hano, haleluya. Ubu nibwo tugezemo mu cyigisho neza. Noneho arababwira ngo nimufate mundohe muri iyi nyanja, inyanja iratuza mwigendere. Ni ijambo rivuze ngo yari arekuye ubuzima bwe kubera ikigeragezo cyamuremereye. Ntaho wageze ugashaka kuburekura se? Ntaho wageze ukavuga ngo kubaho kwawe birutwa nuko wapfa? Ntaho wageze ukavuga ati ndabona n'ubundi byarangobeye? Ntaho wageze ugatekereza izindi nzira se? Uretse wumve icyo Imana ikora iyo ugeze aho bikomeye. Imana iturebera aho, Imana iturebera aho turebera, Imana iturebera aho, Imana iturebera aho tutareba. Komereza aho mucuranzi bisaba uri mu mavuta. Ategura banamangani maze mama libyo kitabo warasu wisi. Nakumvishe Yesu. Haleluya. Ategura kwiyangiza ubuzima, araburekura. Ya kuvuga ibintu bikomeye. Araburekura mundohe mu nyanja, nyanja ituze mukomeze urugendo. Hanyuma Imana nayo ihombe. Mbibutse ko yari afite dosiye z'abantu birenewe. Njye kukubwira ijambo rikomeye, ntabwo byashoboka ko hagira igikorwa dosiye yawe itakugeze mu biganza. Ntabwo byashoboka. Imbaraga zawe Uwiteka Mana zitumye nogera kuvoma iriba ry'amazi. Imbaraga zawe Uwiteka Mana yanjye zitumye nogera kuvoma iriba ry'amazi. Oraganya kuvumba amashimwe y'abandi, bera mu madirisha abandi robanora ku butoni, araza azura ibyaha byapfuye bibaho. Indirimbo yanjye yarima nuzageza he, nuko urugero rwiza rwubaka ubw'inzira nyabagendwa nkanyura udusesero kandi mfite amasezerano atabarika. Zaburi ndirimba ziyadawe, Zaburi ndirimba ziyabe. Ibamu
umucyo ganza ni mundohe ijuru rihita rikora inama y'igitaraganya riravuga ngo murabona ko amadosiye y'inenewe agiye kurohama amadosiye y'inenewe ndashaka kugira ngo ukurure imbaraga zirwana urugamba kugira ngo ibintu byawe bikugeraho ndagira ngo ubanze ukurure cyane urabe intambara inyabihanga yararurwanyiye yaranesheje yaratsinze niwe uturwanira intambara niwe uturwanira intambara we uraza ko mwaje inama irakorwa inama iterane ku bwawe inama iterane ku bwawe uyu munsi utumva ijambo ry'Imana tukiri muri ubu buhanuzi tukiri muri izi mbaraga tukiri ku mavi tugihamagara Imana ijuru riterane kubera wowe inama iteranye bati nimwihute musame mesaje nimugende muramire mesaje nimugende dore afite mesaje zinenewe nimugende muziramire zitagwa mu nyanja zitagwa itayohereza marayika itahinduka mu rufi ahindutse urufi ahitaza ahita bamunazemo urufi ruhita rumumira rukimumira ruramujyana ijambo rya mbere Yona yarazi ko apfuye ijuru ryohereje uriya reka mubwire ntabwo ari wowe Imana yarokoye ntabwo ari wowe Imana yarokoye imbere y'ababarose imbere y'abaguhigaga ntabwo ari wowe Imana yarokoye ahubwo hari mesaje zikurimo hari icyo Imana yakuvuzeho uko niko Imana yohereje marayika asama mesaje asama amasezerano ugira amahirwe yo gusamanwa nayo ugira amahirwe yo gusamanwa nayo kuko ari wowe uyagendana kuko ari wowe uri kumwe nayo ayo madosiye imaze kuyasama Yona akayavuga ati ko ntapfa kumva ntari gushira mu mwuka kumva ntapfa kaza ariko kuki ntapfa kandi numva rwamize ntaho wageze se ukabati ndabona gisigaye ari uguhera umwuka kubera icyo utaheze se ni amadosiye y'Imana yarari muri wowe hari ibyo Imana igomba kubanza gukora kugira ngo barebe bitegereze bamenye imirimo y'Imana barebe bitegereze bamenye ko Imana ariyo yabivuze barebe bitegereze bamenye ko wasenze Imana ishobora byose yafashijwe ndabigira nte Mana we noneho ibintu biraha n'ibyoroshye ngo amare gusamwa ari mu nyanja ngo amaramo iminsi 3 mbibuze ko iyi minsi 3 ya Yona arayihuriye n'iminsi 3 Yesu yamaze mu gituro Duma turajyana ngo amaze ya minsi 3 kakajya atangira gusenga ahindura uburyo atangira gusenga Imana uramutse umvanye hano iyo ni ya mihigo wahize umuye aha nazagukorera neza nazakuvugira Imana iti nicyo nashakaga guca bugufi we yarazamukaga amahwa y'ishfi akamugonga akukururuka mu hano mu mara y'ifi ariko ntiyapfa ni ijambo rivuze ngo hari aho twabaye hataraho kubabwa ntitwahagwa ahubwo turahaba ni ijambo risobanuye ngo kururaho wabaye hataraho kubabwa Imana yatumye uba hari ubuzima wabayemo butari bushobotse ariko Imana yatumye ubamo birakunda zamura ibiganza ubwire ngo narahabaye biremera narahabaye biremera narahabaye biremera narahabaye biremera haleluya
imana yatangiye gutegeka uyu munsi igomba gutangira gutegeka. Iravuga ngo warufiwe genda uruke Yona imusozi, kandi ntumuruke ahantu atazi, ntumuruke mu kindi gihugu, ntumuruke aho yaturutse, ntumuruke aho yashakaga guhungira, umuruke mu cyerekezo namushakagamo. Ni ijambo rivuze ngo hari ibintu byagufasha. Hari abantu bafashwe n'amadeni bakaba bazi ko azabaruke hirya iriya. Hari abantu bafashwe n'imbaraga bakaba bazi ko zizabaruka mu rupfu. Hari abafashwe n'ibintu bakaba bazi ko hafi bizabaruka ari mu cyari wabo. Buretse ntabwo biri bukuruka aho bibonye, kuko itegeko rigiye kubitegeka niribibwira ngo muramurekura kandi muramushyira mu mugambi wanjye. Ntabwo muramushyiraho mushaka, muramushyiraho nateguye. Tera haleluya. Babwira ngo humura bigiye kukurekura kandi bigushyire mu mugambi w'Imana. Biragushyiraho Imana ishaka, biragushyiraho Imana ivuze, biragushyiraho Imana itegetse, biragushyiraho Imana ivuga. Amina. Ibyari byaragufashe, byari byarafashe ubuzima bwawe, ntabwo bikujugunya aho bishaka, ntabwo bikujugunya aho byateguye. Birakunaga Imana ishaka, ni mu cyerekezo Imana idushakamo, n'ahantu Imana iri bwungukire. Tera haleluya. Ndashoje kunyumvishe natere haleluya. Itegeko rya mbere ryatumye urufi rumuruka. Itegeko rya kabiri rimeze uruyuzi. Uruyuzi rugira ibintu bitatu bikomeye, ariko ibintu reka nivugire kuri bibiri. Ariko ubundi ni inzuzi, ariko reka tubivuge ni bitatu. Ni ibisusa, ni ubustutu, n'ibihaza. Umva icyo bivuze: imutungisha ibisusa, ubututu n'ibihaza, cyangwa se imuha ubuzima mu bisusa, mu bitutu n'ibihaza. Imana izakuramirira mu Mana Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Tera haleluya. Ndashimira Imana ko hari abantu Imana igiye kumereza akayuzi. Ndashimira Imana ko igiye kukumereza uruyuzi. Tera haleluya. Akira kumera k'uruyuzi rwawe, akira gusohora kw'iryo sezerano, akira umunezero utigeze, akira amahirwe wari warabujijwe, akira imbaraga zikuburanya, akira amarembo yawe yuguruwe, akira. Hari itegeko ry'Imana. Haguruka. Debazalanga ni masabahani ma raza makita lagia bahazima hatasi vetke de bonetai. Tegeko ry'Umwami rihindura amateka, tegeko ry'Umwami ritanga ubuzima, tegeko ry'Umwami rikubohore, tegeko ry'Umwami rikuruhure, tegeko ry'Umwami ribohora ibintu byawe, tegeko ry'Umwami ritume nawe ugerwaho. Uyu munsi wa none amateka ahinduke. Imana inyuranye ibihe, 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 Imana inyuranye ibihe. Guhanurira mu iki kirere biroroshye, ariko biragoye bitewe n'amasaha. Kugira ngo rero ntaza kwiyangiriza, tugiye gusenga. Wowe menye usengere mu iri jambo, umenye ko Imana igiye gutegeka kandi itegeko rikakugeraho. Mundira dusengane.